Nje mbwira abantu ko habayeho ibintu byitwa ubugambanyi. Ibintu by'akagambane. Ubugambanyi. Noneho bo bubaka ikintu gisa nko kugira ngo bansebye ngo bamanure bankubite hasi ngo izina ryanjye ripfe ryandagare. Bashakisha ahandi hantu bashobora kuba banyura. Urwa Robert ntirwasigaye. Oya umuntu wese twakoranye ibiganiro n'umugabo wawe. Ukibaze se mu by'ukuri umuntu azahagarika ivuga butumwa ngo nukugira ngo abantu bataza kumwita ari nacyo kintu kiba kinababaje umuntu. Wowe ariko gusa nge mbibonamo ishyari rikomeye. Urabona wowe wahagurutse kuri social media ariko ufite umurongo uvuga uti gewe ndakora ivuga butumwa kwa Pamphile. Yego. Hanyuma nindamuka mvuye kwa Pamphile ndajya kwa Kimanuka. Yego. Kwa Kimanuka nimva yo nzajya kwa Robert. Yego. Kwa Robert nimva yo nzajya kwa Adriye. Yego. Ufite channel wagiyeho ziri ku mubare. Yego. Hanyuma rero babandi bamenyereye gucuruza bamwe bashaka ibyo gushyira muri ntuze muri barengi nabi bagushaka bakakubura. Imijinya y'inda nini irahaguruka. Ishyari rirabatera. Barangije babona nta kindi bakora bapanga uburyo bwo kugira ngo noneho bakugabeho ibitero. Ariko nubwo bakugabyeho ibitero umuntu wese mwakoranye agomba kukuzira. Nicyo kibazo kirimo. Niburiyo banyataka ngenyine. Ariko hajemo n'iyindi miryango kandi badafitiye iki amakuru. Reka mvuga ikindi kintu. Hari ibintu urumva bakomeje kugenda bavuga ngo uri umurangi. Wajya no ari naho nabonaga ndi kuvuga ati ubwo baragutera ngo wa murangi we ngo wamukanuzi wa Bayari we. Jewe ndagira ngo mbaza abantu badukurikiranye. Niba Solange ari umuhanuzi wa Bayari wowe uri uwande? Niba Solange hanura ibinyoma wowe kudahaguruka ngo hanura ukuri? Niba Solange akorana n'imbaraga z'imyuka mibi zabo barangi uri muravuga cyangwa ahubwo ni wowe ubundi umurangi bura ntashobora kumenya undi cyangwa mufite aho mwahuriye nyine uzaze ahubwo wanamiza uvuga uti genda roga nahuye usibye ko icyo gihe bizafatwa nyine bazahita bakumenya bya nyabyo. Urahaguruka kwita umuntu umurangi. Hari umuntu wigeze wumva yiciye umwana, hari uwo wumvise yiciye umugabo. Ubundi abo barangiye bazanye umuntu bamushyiraho ngo ni mama wanjye atari mama. Aramubonye Imana ngo ni mama atari mama. Ariko biriya byose iyo mbirebye ndavuga nti ahubwo iki nicyo gihe cyo gukora. Niba nzi ko ibyo muvuga mutima wanjye utancira mu rubanza mpita numva ko ari cyo gihe cyo kugira ngo imbaraga z'Imana muri njye ahubwo zigaragare. Ati ikindi kibazo ati uhora werekwa buri munsi ingerezo zanjye ntizijya zicika. Ntago zicika kuko niko kazi nahamagariwe. Sinzunguza inyanya, ntago mfite botike hariya kubera ko umurimo natoranyirijwe nkukora nkuko Imana iwunsaba kubukora. Rero botike yose botike isigayemo amakarito bavuga ngo yarahombye. Ubwo rero tubaye tutagifite ibyo kubwira abantu ngo twaba twarahombeje Imana muri twebwe kandi yaradushoyemo imbaraga zayo kugira ngo idukoreshe iduhindura abakozi bayo natwe tuyivugire. Rero Kimanuka nkwihanganishe nkubwire ngo Pole birashoboka ko uruhare runini mwagendeye mwazize izina ryanjye. Mwazize izina Solange. Nanasaba imbabazi kuri wowe Kimanuka Jean Paul kuko birashoboka ko ngo umuntu umwe atera ibuye mu giti akica inyoni nyinshi. Ariko nyamara icyari kigenderewe n'icyo yateraga muri cya giti. Rero birashoboka ko natewe ibuye ariko rigafata n'abandi bigatuma mukomereka mu mitima. Gereza kuri ayo mazi naninywere n'urupfu runywa abantu. Rero hari ikibazo wambajije uravuga ati iby'umuryango. Kuva ntangira narahamagawe n'amatelefone harabona bwiye nti ibyo ngibyo ntago mbirimo. Nta gihe na kimwe nzicara hano kuri kamera mpereza raporo aba YouTubers y'umuryango wanjye. Kuko burya iyo ugize ikibazo gikomeye nagugana YouTube ugana urukiko cyangwa ukagana inzego zibishinzwe. Rero nibaza ntabanje hano gutambutsa ngo hano nararenganye ngo murumva detaye y'ubuzima bw'umuryango wanjye nk'umuntu uje gutanga ukuri. Ubwo nkeneye ukuri nagana ubutabera. Rero hano kuri social media nta marene mpagira. Nta data wacu mpagira. Nta papa uhari ndeba.
njyewe hano kuri social media mpari nk'uko Imana yahanzanye. Urabizi wajya gukunda kumbaza ijambo rimwe ukambwira ngo kuje hano none ntago wazagera igihe ukananirwa. Nakundaga gukora ukamera nk'abandi. Ndibuka nakundaga gukoresha ijambo rimwe nkakubwira ngo ubu ngiye naje nambaye. Yego. None umunsi umwe bigeze kumbaza ngo ariko kuki ukunda kuvuga iri jambo ngo waje wambaye. Ubu uyu munsi niho nari gusobanurira. Njyewe ninjira social media naje mfite ibibazo by'umuryango. Ariko umu YouTubers wese nakoranye nawe ndibaza ari n'ikiganiro nakoze mbashima igihe nagusabiraga ko uri mu bitaro. Pamphile ntago nageze hano iwawe ngo muguteranyeho mvuga ni Pamphile buri ureba nubwo twakoranye ameza atyo ntago uwo mwuka umbamo. Ngeze ahangaha ntago Pamphile yigeze ampamagara avuga ati ariko Solange kari wewe twakoranaga ukabugeze kwa Kimanuka ibi nibi mu by'ukuri nta shyari ryaje. Robert byabaye uko nuriya kubaheburaye tuvi nago yigeze avuga ati bari abantu gutya na gutya muri make nashimye uburyo ahantu Imana yanyubakiye gukorera ivuga butumwa nta hangana ririmo bituma mba nava hano nkakora ikiganiro na Pamphile akanyakira bituma Robert twakorana ikiganiro bituma abaheburayo bagitambutsa ugahita ubona ko ibyo bintu biri mu mwuka w'Imana. Rero no hagati yacu uko nge nabagezeho mukanyakira narabwiye abantu ngo nta wigeze ansenya ntiwansenye Pamphile ntiyansenye Adrien ntiyansenye Robert ntiyigeze ansenya kubaheburayo TV mugoboka ntiyigeze ansenya nanjye ntekereza kuko nabanyuzemo nanjye ntawe nashenye icyakoze cyo uwo nagezeho ndibuka nza bwa mbere message natanze iwawe bwa mbere twaraganiriye kuko Yesu ashimwe turabasuhuje bakunzi bacu mudukurikira muri hirya no hino aho muherereye mu mpande enye z'isi tubahaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo mwifatanye natwe muri uyu murimo dukorera Imana tukiri muri iyi si kuko dukeneye abadushyigikira ndetse n'abadukurikira bakabasha kudutega amatwi bakabasha kutwumva kubera ko tubaye tuvuga nta batwumva ntacyo byaba bitumariye. Rero kubw'ibyo ngibyo tubashimire tubabwira ngo umuhati wanyu ntago ari ubusa ku Mana. Ku bantu bo wenda abantu ntibabashima ariko Imana yo irabashima kandi izabagororera. Rero dutangira ikiganiro cyacu imbere ya kamera murahabona umupapa ni Kimanuka Jean Paul tunashimira Imana ko yamurinze yakozaga isida nkuko mubibona ariko Imana yarinze ubugingo bwe n'umubiri nubwo ababaye ariko ntago yapfuye ariho Imana ibishimirwe kubw'icyo yakoze. Hanyuma reka dutangire dushima Imana dusenga kugira ngo tumwakire nawe abashe kwibwira abantu. Mana nziza Mana igira neza Mana ikiranuka turagushimye muri byose waravuze ngo mubiriho byose duhore dushima. Turagushimiye ko waturinze mu gihe cyose gitambutse ukaturindira ubugingo ndetse n'umubiri uyu munsi tukaba turiho duhumeka umwuka bazima icyubahiro n'ikibi cyawe. Mana nago waturinze kubera ko twe twakiranutse ntago waturinze kuko twakoze ibishimwa mu maso yawe ahubwo waturinze kubera impuhwe n'imbabazi utugirira uko bwije nuko bukeye uhabwa icyubahiro. Mwanya nk'uyu twicaye muri iki kiganiro imbere y'izi kamera imbere y'abatuye isi bose bagiye kudutega amatwi bakatwumva ndetse bakanatureba duciye bugufi mu mitima yacu ngo ubanze utweze udutunganye kandi utubabarire uko tudakiranutse mu mwuka ndetse no mu mubiri uko kose twaba twarandujwe n'iby'isi turakwinginze ngo udukureho umugayo kandi udukureho urubanza rwose rwatugaragaragaho mu maso yawe. Ukimara kutweza turakwinginze ngo ubane natwe muri uyu mwanya cyo dutesheje agaciro n'imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo tunanije imbaraga z'umwijima badayimoni banyura mu butumwa cyangwa message dutambukiriza kuri izi mbuga nkoranyambaga bagambiriye guca intege abatwumva ndetse n'abadukurikira Uwiteka izo mbaraga zose tuzinanirije kuzimu. Bana natwe rero umucyo w'Imana utumurikire turi muri iki kiganiro kandi ijambo ryawe ritubere itabaza ribashe kumurika rigere kure kandi abasha kuryumva bakizwe naryo bakwiringire kubw'imbaraga z'umusaraba byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu amen. Turakwakiriye Kimanuka usuhuza abantu twebwe turi Solange TV ndetse n'ubugingo TV cyangwa ibishura TV abatwumva ubwo leta bumva ko ari kwa Kimanuka Jean Paul twageze. Yego ntabwo turi twenyine gutyo turi kumwe na Savana TV show nayo ni mugenzi wacu yivuga butumwa. Hanyuma ku bantu bambonye ari ubwa mbere nitwa Hangana Buzuye Paul. Hanyuma izina rya Kimanuka ndimaranye imyaka myinshi kuva muri 2005 mu kwezi kwa 9 ku itariki 30
rifitanye isano n'umuhanzi w'umusaza witwa Juvenal Kimanuka, uyu munsi aherereye mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma nk'uko umwuka wari uri muri Eliya ari wo wari uri no muri Elisa, turi ba Elisa bo mu gihe cya none, jyewe n'uwo musaza n'iryo zina si iryanjye mu buryo bwuzuye, ahubwo ni iry'uwo musaza. Hanyuma rero dufitanye amateka maremare yo y'impamvu dukoresha izina rimwe, akaba ari naryo abantu bamenye kugeza kuri uyu mwanya no mu ndirimbo zanjye no mu ivugabutumwa aho nkandagiye hose banzi kuri Kimanuka, ariko ni mu buryo nyine bw'umwuka. Ku ruhande rw'umubiri amazina ya data nayo ngayo nabanje kuvuga mbere. Hanyuma ndagushimira cyane wowe Solange TVT ndetse na Savana TV show kuba uyu munsi mwatugendere. Ni mwebwe abantu ba mbere mutugendereye, kuko ibi bintu byo kuza kunganiriza ndaza kubifata nk'ihumure no kundinda cyangwa kungabaniriza ihungabana, kuko mu minsi maze CHK irenze ukwezi narahahungabaniye mbwira abantu ko hariya CHK nari mfite ikibazo gikomeye. Abaganga buri mwanya bagumaga banshinga ikintu cyitwa stress. Yego. Hanyuma kubera ikibazo cya diabete cyamvutseho, barampimaga ibipimo by'isukari bigatumbagira. Yego. Bakambwira bati ufite stress, inti ntayo mfite. Ariko uruhande rumwe nabaga ndimo ntekereza ku bana banjye, kuko nyine bari bonyine badafite ubitaho. Ariko najya kumva nkumva no mu matwi yanjye haguyemo ibintu by'ibigambo byo kuri social media, nkumva umuntu arampamagaye ngo ndagira ngo tuvugane kuri ibi bintu birimo birakuvugwaho. Yego. Noneho nkabyirinda, ariko nanone ibincarenjinga mu bwonko byari byinshi. Rero wenda barambwiraga ngo mfite stress, nkababwira ati ntayo, ariko nyamara nyifite kubera. Rero mu by'ukuri ndabashimira cyane ko mwaje kuvuga ku bintu bigendanye n'ihungabana. Na hano tuba dufite ibintu biri kuduhungabanya. Iyo hari imiyaga y'ibigambo irimo iragenda iza nyine igenda iguhururaho, nibutsa abantu ko amagambo ntabwo yica, ariko amagambo ni inkoni ikubita umutima. Yego. Ni inkoni ikubita ibitekerezo. Yego. Kuko ijambo rishobora gutuma utarara mu mugozi, ariko nanone rikarara riguhangayikishije umutima kugera ku rwego ushobora gucya ahubwo watakaje ibiro cyangwa wanarwaye n'umutima. Bitandukanye, burya umuntu ashobora kugukubita inkoni 5 cyangwa 10, imibyimbyi ikaza mu gihe gito igashira. Ariko umuntu ashobora kukubwira ijambo kazarinda upfa utaryibagiwe. Yego. Rero abantu bajye harabona bonye barimo baravuga ngo ariko ngo wakagombye ngo gutega umusaya bagakubita ukazana n'undi bagahondagura. Ibyo byashobowe na Yesu, jewe ntabwo ndi Yesu. Hanyuma kandi Yesu nawe yari afite ibyo ashaka kwigisha. Ntabwo tuzajya twemera ngo abantu baduhonyanga uko babishaka. Hari ibishoboka wenda wanataka, nubwo wenda utajya mu ndwano, ariko wanataka wagira amahirwe ukabona Simoni wo kukwakira uwo musaraba urimo urakugongereza. Rero murakoze cyane, reka dukomeze ikiganiro. Numvaga ko ari uko bibwira. Imana ibahe umugisha. None se n'ubundi twakomerezaho. Urumva uragira uti warahubanganye, cyangwa niba ari uguhubangana? Narahungabanye. Yaba guhubangana no guhungabana byose niki. Abantu bambabarire, ari ukuntu bitewe n'ubumenyi, hari igihe utazi no kumenya ukuntu ugiye kubaza ikibazo. Niba ari uguhubangana, hari igihe bitaba ubumenyi, ahubwo biterwa naho umuntu avuka. Rega nubwo twese tuvuga ikinyarwanda, ariko hari abantu usanga bavuga ndagajanye, undi akavuga ngo ndakijyanye. Ibyo rero twese nta gitangaza kirimo. Ku bantu badukurikirana babyumve, si ikibazo cy'ubumenyi hatazagira ejo n'ukwataka. Ndabona muri iyi minsi uri kumusonga ngo ngumva ngo yavuze ko ngo nta bumenyi. Ubumenyi urabufite, ahubwo naho umuntu avuka. Ubwo ntago ari uguhubangana. Oya, byose nibyo. Ari uguhubangana no guhungabana byose birumvikana. No guhungabana. Uravuze uti aho nari maze iminsi ndyamye nagize ikibazo cy'ihungabana bitewe n'ibyo ndi kumva, ndetse n'umwanya ndimo natekereza no ku muryango, byose bikampuriraho bikambana, ibibazo bigatuma ibipimo biri gufatwa n'abaganga hagaragara ibisubizo bitakabaye bigaragara kubera ibindi bibazo byiyongereye mu kindi kibazo wari ufite. Hanyuma waba warumvisha icyo ubundi? Okay. Ku itariki 7 reka wenda bariho mpera. Ku itariki 7 jewe nibwo nakoze impanuka.
z'ukwezi kwa gatandatu. Impanuka nayikoze saa 9:12 kuko nararebye ku isaha. Hanyuma nari mvuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora, niho nari nakoreye ivugabutumwa. Abantu twari twakoranye ivugabutumwa bari bantumiye, ntabwo ari inkuru mbarirano, barabizi. Harimo witwa Pasteur François n'abandi ba pasiteri bagenzi be. Mu by'ukuri twari twagize ibihe byiza, numvaga ku ruhande rwanjye nagize ibihe bidasanzwe. Njya no gukora impanuka, usibye ko burya nabonye ko iyo umuntu ari buhure n'ikibazo ashobora kuyoberwa ubwoko bw'ikibazo ari buhure nacyo naho ari buhurire nacyo, ariko muri wowe ibihe wiyumvamo biba bishobora kukumenyesha yuko hari ikibazo kiri imbere yawe. Wenda aho sinabura kuhasobanura neza. Ngewe mbere yuko nkora impanuka hari inzozi narotaga, ariko izo nzozi zikantera urujijo. Nkabwira umugore nkamubwira ntariko ndimo ndabona ibintu bidasobanutse, ariko sinzi ikibazo kigiye kumbaho icyo ari cyo. Najya kumva nkumva nicaye hano mu rugo, nkumva ncitse intege, umubiri ukajya hasi cyane, nkumva rwose no kugira ngo mpaguruke ni ikibazo. Nkabwira umugore nkamubwira ntariko ntabwo ndi kumva ukuntu meze mu mubiri, sindi kubisobanukirwa. Kambaza tumeze ute? Nkamubwira nti jewe ntabwo ndi kwiyumva neza. Mbona rero no kubwira abantu usibye Imana yakinze ukuboko, ariko itariki 7 zari iz'urupfu kuri jewe, kuko ibimenyetso namaranye iminsi irenga ibyumweru 3 byari by'umuntu ugomba gupfa. Hari n'umunsi nafashwe n'amasengesho, kandi nari ndi hano mu rugo, bigeze saa 7 numva ijwi rirambwiye ngo senga. Mpita numva ibihe biraje muri jye, ndasenga senga isengesho, ndashyidika nsengera n'abantu. Ariko maze gusoza numva irindi jwi rimbaza ati none se ibi bihe kutari usanzwe bigira muri aya masaha ya saa 6 saa 7, niyo wabigiraga ko byazaga saa 9, ni igiki kiguteye gusenga isengesho rimeze gutya muri aya masaha? Numva ndashobewe, ariko nkagumana ijambo rimwe gusa muri jewe, ikintu kivuga ngo hari ikintu kigiye kukubaho, ariko sinkimenye. Hanyuma kuri ziriya tariki 7 nibwo nabyutse bisanzwe, ngenda niruka, ariko nkumva mfite ibihe, nkumva mfite umunezero, nkumva mfite ibihe bidasanzwe. Ndagenda ndinda ngera mu Bugesera, bampaye gukubita umuziki, nawe ukubise ndi mu bihe. Naririmbye uburyo butandukanye n'uburyo nari nsanzwe ndirimba, nkumva afite ibintu by'umunezero muri jewe, ariko nkabura ikintu kirimo kirabintera, nyine nkumva birarenze. Noneho tuza gusoza, abayobozi bari baraho baturutse no mu rwego rw'igihugu, umwe muri bakunda indirimbo zanjye, ariko ageze kuyitwa icyambere n'amakuru arayikunda. Iyo ndirimbo yampaye lift angeze igahanga, ariko yaje umva yarayicuranze ntiyigeze ivamo, gusa giye nkumva nibereye mu bihe, kugera ku rwego n'umwana yampamagaye ku ishuri tuvuganira mu bihe. Ngiye numvaga ntazi igice ndimo, nimwema yarampamagaye, umva sinzi n'ukuntu nanamukupye, gusa gine giye nkumva ndahandi hantu, ariko mu by'ukuri igihe cyari kigeze cyo kugira ngo ibyambayeho bibeho. Hanyuma impamvu ntinze kuri iki kintu ni uburyo mu bigambo byadutse bavuga yuko ngo uwo munsi nakoze impanuka nje kukureba wowe Tuyizere Solange ngo dusambane. Wenda mbwira abantu ko icyo kintu hari cyo kintu cyananteraga ibintu bya stress yari kwa muganga, banampima batufite stress ntayo mfite. Nagerageje kwirengagiza nk'umuntu usanzwe uzi kwikaruma, ariko nanone ku rundi ruhande nasubira inyuma, nakumva amagambo arimo aravugwa, nakumva bampamagara bambwira bati turagira ngo tuganire kuri ibi bintu. Mbonereho kubwira abantu ibi bintu byarankomerekeje, kugera ku rwego umuntu wanyu muherutse kunkomeretsa yarampamagaye arambwira ngo muzongera ngo kutubeshya iki? Ni none se tuzongera kubabeshya iki? Ni kubera iki? Ngo we na Solange ngo ibyanyu twarabimenye. Nese ibyacumwa ibyo nabyo bimbwirira kwa muganga ndwaye. Noneho kongeraho kumva ngo umuntu yakoze impanuka, aho kugira ngo abantu bareme ibiganiro byo kumuhumuriza, bamubwira ati Paul mukozi w'Imana, twamenye ibyakubayo nubwo tutagusuye ariko twarabimenye. Ukumva abantu bahise bahagurutsa ibintu by'ibigambo byo kuvuga yuko uwo muntu nubwo yakoze ibyaha
nubwo yakoze impanuka ariko yayitewe n'ibyaha. No kibaza indaya zirara zitega utumoto muri iyi Kigali zijya gusambana zifitanye gahunda n'abantu, izo ndaya nizo batoragura mu muhanda buri munsi. None se nkanjye Kimanuka ni jewe noneho Imana mbese ifite mu gipimo hano ku isi ivuga iti wibeshya gatoya nzakuvuna, ku buryo mbega nubwo naba ngiye gukora n'ibyo byaha Imana ifite akazi ko kuguma incunga nk'umunyerondo bacungishije igisambo. Ibyo byose narabyibazaga mu bwonko bwanjye bikamvanga. Uwo muntu ampamagaye arambwira ngo ibyanyu twarabimenye, ngo cyakoze ngo mpereza Solange ngo muvugishe ngo mugabo wa Solange we. Erega nuko yavuze ngo mugabo wa Solange we, ngo nyihera Solange ngo twivuganire. Ndamubaze se nge ninde wakubwiye ko ndi umugabo wa Solange? Ibyanyu twarabimenye. Ibi bintu abantu barimo baratwandikira wenda mu makomenti n'izindi nshuti zacu barimo baraca mu gikari, bibwira ko ari ibintu byoroshye, ariko ndagira ngo mbabwire bene data, Yesu bamujyana kwa Kayafa, bamuvana kwa Kayafa bamujyana ku mutambyi Ana, bamuvana kwa Ana bamujyana kwa Pilato. Hari aho Pilato yageze aramubaza ati ariko se ibi bintu barimo baragushinja nibyo koko uri umwana w'Imana? Aramubwira ngo Yesu aramubwira ngo si inyama n'amaraso bibikuvugishije. Akomeje kumucokoza aramubwira ngo wakabimenya. Icyo nashakaga kuvuga nta kindi, umuntu wese wambaye umubiri, abantu ntibakavuge ngo turi kwisobanura ngo twisobanya. Iyo uvuga ukuri, Bibiliya iravuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. None se duhagarare ku maguru abiri cyangwa se twicare mu nzu dutuze? Abantu barimo baratwangisha abadukundaga. Abo badukundaga nibo badufashaga mu ivugabutumwa. Barimo baradutangira ibimenyetso n'ibihamya bigaragaza yuko koko twakoze ibyaha. None je nicare nkomeze ntuze, umponyagura uko ubishaka, untereho agatebe, hanyuma uko ntakatihangane nyine kabanze kakwinjire ubanze wumve, ntabwo byakunda. Tuzasiba kurwana nk'uko wenda baturwanya, kuko birivuga ngo urugamba turwana ntabwo ari urw'umubiri. Ariko nanone niba uri murankuraho Amani wankundaga, ukankuraho Beni wankundaga, ukankuraho wenda Mama Keria wankundaga, umvanyeho abantu 100, none se nturi muranyambura amaboko? Iyo Bibiliya ivuga iyo Imana idusezeranije umugisha wa mbere Imana idusezeranya n'abantu. None uri murankuraho abantu, nicare ndebere, uri murankuraho umugisha wanjye, ngomba kuburana umugisha wanjye. Rero abantu babimenye nicyo kintu kitwicaje hano kuri kamera. Ntitwicaje hano no kurwanya abantu, ariko nanone twicajwe hano no kuburana n'umugisha wacu. Jewe natangiye ivugabutumwa ryo kugenda muri 2008. Kuva 2008 Imana yanyubakiye umugisha w'abantu benshi. None wowe uhaguruke gatoya gusa n'intuze n'isereri n'ibizunga byo kurara mu ntuze mu kigage cyangwa se mu mbutabuta na za muriture, uhaguruke ibintu urugendo Imana yanyubakiye muri 2008 urusenye gato gusa nk'umuntu witsamuye bagahita bavuga ngo urakire, hanyuma ngo ndebere. Ntabwo byakunda. Ari nayo mpamvu ngira ngo mbwira abantu ntari buvuge mu mazina. Hari umugore umwe wigize umupolisi w'Imana, ariko nagira ngo buriya iyo uteye ibuye mu gihuru, imotse cyangwa ibwejuye niyo ryabuye riba rihushuye. Ntabwo mvuga amazina y'abantu, ariko nanone abantu bashobora kunkurikira ndabizi yuko aba bantu bigize abapolisi b'Imana bashobora kubimenya. Iyo uhagurutse ugahaguruka gushinja abantu ibyaha, ugahaguruka kubashakira ibihamya n'ibimenyetso, nturi ribu, kandi ribu niyo ibereyeho kugira ngo igezweho ibyaha umuntu yacumuye ku wundi. Nibarangiza bamukorere iperereza, nibamara gukora iperereza bamushyire mu bushinjacyaha, ubushinjacyaha bumushinje, niburangiza bumwohereze mu bucamanza. Ribu irahari. Hanyuma igihugu cy'u Rwanda gifite inteko. Niba umuntu ibintu arimo arakora bigize icyaha cyangwa byishe umutekano bihungabanije rubanda, ni ukuvuga ngo ribu irahari maso. Za nteko zikora mu ibanga zirahari, no mu masoko ziba zihari, n'ahandi no mu nsengero ziba zihari. Iyo nteko ntabwo ariyo abandi bantu, izindi nzego zose z'umutekano
zibereyeho gukurikirana umuntu uri guhungabanya ituze rya rubanda ntizihagurutse. Wigize umupolisi w'Imana, wigize umujandarume, wigize nyirakarimi karekare, ururimi rwawe ntirutuza ruhora rumeze nk'urw'inzoka isohotse mu mwobo saa 3 cyangwa igiye kota izuba cyangwa gushaka amazi. Urugo nk'umuyugira, urugo rwasenyutse. Imana yagushinze gukontorora ingo z'abantu. Imana yagushinze gukontorora ingo z'abantu. Uru rugo ubundi reka mbanze mbaza ikibazo. Ndabizi ko wenda mwebwe murimo muranyumva baminwa miremire ihora ikururu tutamenye ubwoko bwayo. Uru rugo rujya kubakwa wabigizemo uruhare. Aba bantu bajya kuvugana umwe ati ndagukunda n'undi ndagukunda. Wigeze uru rugo ibi biganiro wigeze ubibamo? Aba bantu bajya kwemeranya uko bazabana, baba barishingiye cyangwa bagasezerana. Isezerano ryabo warigiyemo. Uri gitifu w'umurenge, ureta civile, uri umwe mu bakozi leta yohereje iravuga ngo tugushinze ruriya rugo uzarukurikirana urugenzure ku manywa na nijoro kugeza igihe ruzajya gusenyukira, uzihangana uduha amakuru turwubake. Who are you? Urinde. Ni icyo ushinzwe mu rugo rwa Kimanuka. Urinde ushinzwe kumenya abashenye n'abubatse. Kandi ikibazo gihari, bene aba bantu usanga nta n'ingo bagira. None rero ugiye kureba usanga wahita uvuga yuko baba barwaye ihungabana, bababajwe cyane nuko bo byabananiye, none ahubwo ugasanga barashaka kubaka iby'abandi. Rero ndagira ngo mbwire, umwe ni umugore undi ni umugabo. Ariko ubwo simvuga umugore umwe gusa, kuko abagore muri iki gihe bahagurutse kuri aya social media bafite intego yo gucuruza, ariko bagashaka gucururuza hari ibyo bahungabanije babanje guhungabanya imiryango. Wenda reka mvuge gutya, ndapresiza Solange, turi kumwe hano, wagize wagaragaye, washyizwe mu majwi, ni nacyo kintu cyanambabaje, ushyirwa mu majwi y'uko urugo rwawe rwasenyutse. Yego. Ariko ndagira ngo mbaze, niba rwaranasenyutse ni wowe wa mbere waba ushenye urugo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, twese dufite ingo. Mu ngo buri rugo rwose rugira uburyo rubaho. Iyo ubonye umuntu w'umugabo n'umugore bavuganye ndagukunda na ndagukunda na sheri na shushu, bakabana umwaka wa mbere, bakabyarana imfura, bagakurikizaho umwana wa kabiri, umwana wa gatatu akaza, umwana wa kane akaza, wa gatanu akaza. Ariko ku nshuro ya gatanu bikaba ngombwa kumwe afata umwanzuro wo kubaho wenyine n'undi akabaho wenyine. Usibye ubujiji n'ubugoryi buba mu bantu, kuki umuntu adashobora gutekereza ngo kuri izi nshuro 5 cyangwa 6 uyu muntu yabyaranye n'uyu nguyu, aba bantu ni gute ku nshuro ya 7 bafashe umwanzuro wo gutandukana? Wowe ubwawe nk'umuntu ufite gutekereza ugomba guhita uvuga utaha hano hantu harimo ikibazo. Icyongeyeho abantu bakwiriye kwitondera mu bintu by'ingo, akenshi iyo umuntu akwiyeretse uruhande rumwe ubona ari inzira karengane, undi yakwiyereka urundi ruhande ukabona ari inzira karengane. Icyo abantu bakwiriye kwitondera ni kimwe. Bibiliya iravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Bibiliya ikongera ikavuga ngo twitonde hatagira muri twebwe uhaguruka gucira urubanza mugenzi we, ngo kuko nawe atazi urubanza azacirwa. Ni gute abantu bahaguruka kwigira abacamanza ku bandi, noneho bakifata nk'aho bo bera mu maso y'Imana, ku buryo wenda ibyabaye ku bandi bo bidashobora kubabaho. Hari umudamu umwe mu gihe cyashize wasize abana 6 asigamo n'incuke, aragenda ajya gushaka undi mugabo. Yahoraga abwiriza abantu ababwira kwihanganira urugo, ariko ku nshuro ya 6 nawe ararujugunya ajya kugira gute kurongorwa n'undi mugabo. Ku rundi ruhande tubireba twebwe twabonye ko yakoze ibintu bya sakirirego, ariko buryo umwegereye akakubwira amavu n'amavuko neza, wasanga icyemezo yafashe atari uburaru, ahubwo yari yararushye koko wenda nk'uko abivuga. Rero rwose abantu bamyumve, wenda sinshaka gutinda cyane kuri iki kintu. Jewe nashinjwe kujugunya umugore wanjye, Mana yanjye Imana imbabarire, mugore wanjye uraho nyikiriza n'uko uri hirya ya kamera, ntabwo turi bukwerekana muri kamera, ntabwo oya sinshaka kumwerekana muri kamera, ni ku ruhande ntajye muri kamera. Umugore wanjye nta munsi n'uyu yigeze ambura
ngo avuga ati umugabo wanjye yagiye mu buraro. Nta muntu wari bwamuhamagare ngo amubwire ati umugabo wawe mubonye muri ubu buryo ari mu nzira zitari nziza. Umugore wanjye mu myaka yose 17 irenga tumaranye, tugiye kumarana imyaka 18, umwaka utaha tuzaba tumaranye imyaka 18. Nta munsi n'uyu nigeze muteretera inshoreke cyangwa se ngo ngire ubundi buryo bw'imitekerereze yamuca inyuma. Ariko umuntu akifata akamera nka utuku ari mu idirishya cyangwa sinziririye mu idirishya ngo jewe ngo mfite amakuru ngo yuzuye ngo yuko ngo Kimanuka yakoze impanuka ngo agiye mu byaha. Mwene data usibye ko nakubwira ngo uragakizwa, nkakubwira ngo Imana izakubabarire nibishoboka izakufashe rwose uwo munwa wawe nawo iwubatize. Hari abantu bagiye muri Yorodani barabatizwa amazuru aribira, ariko umunwa usigara umeze nka gutya nk'intuze nka yanyoni bita umununi. Uku niko kuri, ntabwo nababeshya, kuko niba umuntu akijijwe by'ukuri n'umunwa ugomba gukizwa. Ariko niba umunwa wawe ubereyeho guhora ukomeretsa abandi, ubwo se wambwira ngo uwo munwa warabatijwe uba ukeneye gushyirwa ku mushito ku buryo umuntu agenda akoza hagati umushito gake gake akavuga ngo wa munwa we ntuzongere guhora ukomeretsa abandi. Rero rwose Imana imbabarire, ibi bintu ndabivuga mbabaye kuko byaramvangiye mu bitaro. Ibaze kuba uranaganye we wansuye mfite akajerekani, ibyo bita ngo ni indege, bandeze kugira ngo amagufa yegerane. Icyakurikiye nari mfite icyo kibazo cya diabete, nkagira n'ikibazo cy'uburibwe none bwagezeho buramfata kubera kubagwa. Ariko najya kubona nkabona umuntu nkumva ngo Kimanuka, none najya kubyumva nkumva ndahungabanye by'intangarugero. Bajya gupima bagasanga ibipimo biri muri 400 y'isukari. Rero ibi bintu byangizeho ingaruka ku ruhande rw'umubiri wanjye. Umugore wanjye wenyine kubera ko nta kibazo abazi ko ari amena, yarabyumvisha nawe biramubabaza, aravuga ati ariko bano bantu noneho barakabije. Rero mu by'ukuri ngira ngo nacishiriza niba hari ikindi ushaka kumbaza ukakimbaza, ariko abantu bihangane, ntabwo nshaka kubavuga ndi gushyugumbwa nkumva rigiye kuza, ariko sindi bubavuge ndihangana mpfira imbere. Ariko wa mugore we nawe wa mugabo we, nibyo pe murashaka amafaranga kuri izi social media, ariko mwihangane mumenye ko murimo murakoza agati mu ntozi. Icya kabiri, murimo muracokoza abantu badacokozwa. Mbarahiye yo mu ijuru nicaye kuri iyi kamera, Imana izabakubita mbivugiye kuri iyi kamera. Nabonye umuntu wasenze uramubyorogota ukamubyorogota ukamukoza urutoki mu jisho, ariko iyi Imana iguhagurukiye. Nukuri nimubona ibi bintu murimo murakora ku bakozi b'Imana, nimubona ibi bintu mwahagurutse gukora bitabagizeho ingaruka, mbivuze nicaye kuri kamera, nibiramuka bibaye mutazaza kubwejagura ngo murimo muravuga ngo bandoze. Rega nagiye kubona mbona batangiye gukora ibiganiro bishyizeho imyuka, cyakoze niba bari ari abaganga babafasha, ukabona umuntu yakoze ibintu by'ibitega bya nta kigenda, wajya kubona ukabona yishyizeho ibintu by'ibishashi by'imyuka, ukabona abandi bahise birukankana za kamera ngo umuntu ari guhumeka nabi, ngo yakoze ikiganiro aramuroza. Mwari bwabone ko rimwe muzishyiraho nayo mashashi muzi yuko mugiye gukina puranka, ahubwo nayo ubwaye agahita bapompa mugahita mupfa. Imana ibabarire gusa nta kindi nababwira. Wambaza murakoze. Gusa Imana ibabarire, nawe wari ufite ifuhe rikomeye, bigaragara ko cyagusenyeye umutima, nanagukubita ufite ifuhe rwose, kandi ndakumva uruhande rumwe. Gusa njyewe narabumvishe cyangwa se narabibonye, ariko mfite intumbero yanjye, mfite aho mva, mfite n'aho njya. Rero muri bariya nta n'umwe ushobora kunkuramo amakuru. Bayakura mu bo banganya nabo ubushobozi, bakayakura mu bo bangana nabo banganya ibitekerezo. Ariko muri bariya nge nta wankuramo amakuru, kuko umuryango wanjye nk'uko wabivuze mwubaka ntawe nagishije inama. Muri bariya nta marene wanjye urimo, muri bariya nta pare w'umugabo wanjye urimo. Rero nabavuga ngo abantu ese ubundi urugo rusenyuka gute? Hari divorce nakoze? Hari inkiko ndimo ndi kuburana divorce? Birashoboka ko umuntu ashobora kugira akabazo n'umuryango, ariko ntibivuze ngo ni ihame. Ejo nejo bundi ako kabazo kanavamo icyari ikibazo kikarangira. Ariko nyine nanjye ndagaya abantu muri abariya bose nta wangezeho. Urebye ngo bagendaga bazenguruka inyuma, ngo bagenda batungirana intoki ngaho ntaha, ariko nta wigeze ahagera. Muri make nanjye icyo mbagayira nuko muri bose
ntawigeze avuga ati se ko tumenya aya makuru uwajya gusura uyu mubyeyi tukamenya n'uruhande rwe. Oya, nta waje azavuga ati njye narahageze ndakuganiriza urananira. Ariko mu by'ukuri kira ni igikorwa kigayitse, niba unabivuga ari umubyeyi niba ari n'umukobwa ntago mbizi, ariko ni igikorwa kigayitse mu maso y'abantu n'Imana, kuko burya ntawe utakosa. Ariko se ikosa rikosozwa irindi. Ni byiza ko niba ubonye mugenzi wawe akosheje mwegere, muhugure, mugira inama, umucyahe, ahubwo ryakosa ubutaha narigarukamo ubone kumuteza abandi. Ariko nk'ishyaka ry'umurimo w'Imana, ahubwo birabyo ni ugusenya. Impamvu ari ugusenya, nago basize urugo rwawe, urwa Pamphile ntirwasigaye, urwa Robert ntirwasigaye, oya umuntu wese twakoranye ibiganiro n'umugabo wawe. Ukibaze se mu by'ukuri umuntu azahagarika ivugabutumwa ngo ni ukugira ngo abantu bataza kumwita, ari nacyo kintu kiba kinababaje umuntu wowe. Ariko gusa ngiye mbibonamo ishyari rikomeye. Urabona wowe wahagurutse kuri social media ariko ufite umurongo uvuga uti jewe ndakora ivugabutumwa kwa Pamphile, yego, hanyuma nindamuka mvuye kwa Pamphile ndajya kwa Kimanuka, yego, kwa Kimanuka nimva yo nzajya kwa Robert, yego, kwa Robert nimva yo nzajya kwa Adrien, yego. Ufite channel wagiyeho ziri ku mubare, yego. Hanyuma rero babandi bamenyereye gucuruza, bamwe bashaka ibyo gushyira muri ntuze muri barengi nabi, bagushaka bakakubura, imijinya y'inda nini irahaguruka, ishyari rirabatera, barangije babona nta kindi bakora, bapanga uburyo bwo kugira ngo noneho bakugabeho ibitero. Ariko nubwo bakugabyeho ibitero, umuntu wese mwakoranye agomba kukuzira. Nicyo kibazo kirimo. Niba uriyo banyataka njyenyine, ariko hajemo n'iyindi miryango kandi badafitiye iki amakuru. Reka mvuga ikindi kintu. Hari ibintu urumva bakomeje kugenda bavuga ngo uri umurangi. Wajya no ari naho nabonaga ndi kuvuga ati ubwo baragutera ngo wa murangi we ngo mukhanuzi wa Bayari we. Ngewe ndagira ngo mbaza abantu badukurikiranye, niba Solange ari umuhanuzi wa Bayari wowe uri uwande? Niba Solange hanura ibinyoma wowe kudahaguruka ngo uhanure ukuri? Niba Solange akorana n'imbaraga z'imyuka mibi zabo barangi urimo uravuga, cyangwa ahubwo ni wowe ubundi umurangi bura ntashobora kumenya undi, cyangwa mufite aho mwahuriye nyine uzaze ahubwo wanamiza uvuga uti genda roga nahuye, usibye ko icyo gihe bizafatwa nyine bazahita bakumenya bya nyabyo. Urahaguruka kwita umuntu umurangi? Hari umuntu wigeze wumva yiciye umwana? Hari uwo wumvise yiciye umugabo? Ubundi abo barangi ubu urimo uravuga, ubu urimo urashinja. Solange yahagurutse ahanura ibintu by'ubuhanuzi, byinshi mu bintu by'ubuhanuzi yahanuye byarasohoye, ni nacyo cyatumye duhaguruka gukorana nawe ibiganiro, tumufata amaboko, turamushyigikira. Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo yahanuye bisohoye, usibye ishyari n'ubugome n'igomwa ryuzuye muri wowe. Niba wowe utaranamenye n'ibyo yahanuye ngo bibe byarasohoye, twebwe twemera ko ari umuhanuzi, nayo mpamvu twakoranye ibiganiro. Ahubwo se wowe uhaguruka kumushinja yuko ari umuhanuzi wa Bayari ushingira kuki? Twebwe twemeza ko ari umuhanuzi. Ikigeretse kuri ibyo, uko murushaho guhaguruka gusebya umuntu, niko abantu bamuzi neza, bamenye impano y'Imana, bamenye ibitangaza by'Imana, bamenye ibintu Imana imukoresha, barushaho kumukunda no kumukurikirana. Wowe uri muri iteranye, urashaka ubuviyuzi no kumenyekana witeranije, ariko we ari mu murimo w'Imana. Ubundi tuvugishije ukuri, mwarekeye aho ngaho mukagabanya ibintu by'amashyari ko tubizi neza ko ari byo bintu bibuzuye, mukagabanya ibintu by'ubugome ko ari byo bintu bibuzuye, ugahaguruka kuvuga ngo wowe urasebya umuntu, wowe ku ruhande rwawe wamamarire kunsebya. Mwese numara kunsebya wenda da nicyo gisebo uraza kukinsiga, ariko se ubundi wavuze witonda ukavuga uziga ko burya nundangiza nawe ari wowe ejo uzakurikira. Usibye ko nabonye muri nabarwabuze isoni, niyo batangiye kubasomera muri comment mutangira kureba nyine nkaho wagira ngo mwishwe n'imyotsi. Cyakoze Imana ibabarire, urakoze cyane, katwigendere, muzabona muri kwisi, muzabona. Ufite agahinda biragaragara, ufite umubabaro mwinshi mu mutima. Nago navuga ngo uri kuvuga ukizemo imbaraga n'ifuhe ryinshi. Ufite umubabaro mu mutima kandi nibyo
ufite ikigomba kuwuhagurutsa kandi ariko wowe nguce mu ijambo ngiye ntababara ngiye ndyamye se hashika ndi kuburibwe ndimo ndababara umugore wanjye turi kumwe abana banjye sinzi aho bari ndimo ndashinjwa kubajugunya kandi mu by'ukuri hubwo mpangayikishwe n'uburyo bari burye n'uburyo barimo barabaho umugore wanjye ntarimo aramva iruhande urimo uranshinja kumujugunya utekereza yuko mu by'ukuri ubu utarimo urankomeretsa ku rwego rwo hejuru none se ni gute ntagira umubabaro ngewe ndimo ndababara amaguru ahantu hose nashwanyaguritse wowe warangiza ugahagurutsa ibigambo ngo ndaza kwishima ntabwo nshobora kwicara kuri kamera ngo nishime Bibiliya iravuga ngo igihe cyo kubabara mubabare n'igihe cyo kwishima mwishime wowe urababara ngewe bazanye umuntu bamushyiraho ngo ni mama wanjye atari mama aramubonye ngo ni mama atari mama ariko biriya byose iyo mbirebye ndavuga nti ahubwo iki ni cyo gihe cyo gukora niba nzi ko ibyo muvuga mutima wanjye utancira mu rubanza mpita numva ko ari cyo gihe cyo kugira ngo imbaraga z'Imana muri njye ahubwo zigaragare ati ikindi kibazo ati uhora werekwa buri munsi ingerezo zanjye ntizijya zicika ntago zicika kuko niko kazi nahamagariwe sinzunguza inyanya ntago mfite butike hariya kubera ko umurimo natoranyirijwe nkukora nkuko Imana iwunsaba kubukora rero butike yose butike isigayemo amakarito bavuga ngo yarahombye ubwo rero tubaye tutagifite ibyo kubwira abantu ubwo twaba twarahombeje Imana muri twebwe kandi yaradushoyemo imbaraga zayo kugira ngo idukoreshe iduhindura abakozi bayo natwe tuyivugire rero kimanuka nkwihanganishe nkubwire ngo pole birashoboka ko uruhare runini mwagendeye mwazize izina ryanjye mwazize izina Solange nanasaba imbabazi kuri wowe Kimanuka Jean Paul kuko birashoboka ko ngo umuntu umwe atera ibuye mu giti akica inyoni nyinshi ariko nyamara icyari kigenderewe n'icyo yateraga muri cya giti rero birashoboka ko natewe ibuye ariko rigafata n'abandi bigatuma mukomereka mu mitima gereza kuri ayo mazi naninywere n'urupfu runywa abantu rero hari ikibazo wambajije uravuga ati iby'umuryango kuva ntangira narahamagawe n'amatelefone harabona abwiye nti ibyo ngibyo ntago mbirimo nta gihe na kimwe nzicara hano kuri kamera mpereza raporo aba YouTubers y'umuryango wanjye kuko burya iyo ugize ikibazo gikomeye ntago ugana YouTube ugana urukiko cyangwa ukagana inzego zibishinzwe rero nibaza ntabanje hano gutambutsa ngo hano nararenganye ngo murumva detaye y'ubuzima bw'umuryango wanjye nk'umuntu uje gutanga ukuri ubwo nkeneye ukuri nagana ubutabera rero hano kuri social media nta marene mpagira nta data wacu mpagira nta papa uhari ndeba njewe hano kuri social media mpari nk'uko Imana yahanzanye urabizi wajya gukunda kumbaza ijambo rimwe ukambwira ngo kuje hano none ntago wazagera igihe ukananirwa nakundaga gukora ukamera nk'abandi ndibuka nakundaga gukoresha ijambo rimwe akubwira ngo ubu ngiye naje nambaye yego none umunsi umwe wigeze kumbaza ngo ariko kuki ukunda kuvuga iri jambo ngo waje wambaye ubu uyu munsi niho nari gusobanurira njewe ninjira social media naje mfite ibibazo by'umuryango ariko umu YouTubers wese nakoranye nawe ndibaza ari n'ikiganiro nakoze mbashima igihe nagusabiraga ko uri mu bitaro Pamphile ntago nageze hano iwawe ngo muguteranyeho mvuga ni Pamphile buri ureba nubwo twakoranye ameze atya ntago uwo mwuka umbamo ngeze ahangaha ntago Pamphile yigeze ampamagara avuga ati ariko Solange kari wowe twakoranaga ukabugeze kwa Kimanuka ibi nibi mu by'ukuri nta shyari ryaje Robert byabaye uko nuriya kubahiburaye tuvi nago yigeze avuga ati bari abantu gutya na gutya muri make nashimye uburyo ahantu Imana yanyubakiye gukorera ivuga butumwa nta hangana ririmo bituma mba nava hano nkakora ikiganiro na Pamphile akanyakira bituma Robert twakorana ikiganiro bituma abaheburayo bagitambutsa ugahita ubona ko ibyo bintu biri mu mwuka w'Imana rero no hagati yacu uko nge nabagezeho mukanyakira narabwiye abantu ngo nta wigeze ansenya ntiwansenye Pamphile ntiyansenye Adrien ntiyansenye Robert ntiyigeze ansenya kubaheburayo TV mugoboka ntiyigeze ansenya nanjye ntekereza kuko nabanyuzemo nanjye ntawe nashenye icyakoze cyo uwo nagezeho ndibuka nza bwa mbere message natanze iwawe bwa mbere twaraganiriye
kuko uzaza nyuma mukavuga ati kuki wabaye umutekamutwe nk'abandi Yego. nawe hari iby'inyuma utubahiriza bimeze gutya na gutya narakubwiye nti njyewe nubwo nje hano kuri iyi YouTube hano ku Bugingo TV mfite ibibazo bimeze gutya na gutya Yego. ndabikubwira ariko bitewe n'umuhamagaro wari ndimo nk'uko wabivuze Imana yampamagariye muri uwo muriro muri ibyo bibazo nago yari iyoboye ko ibyo bibazo bihari Yego. yarabibonye ko bihari irarenga ibimpamagariramo inabinkoresherezamo iki umurimo w'Imana Yego. twakoze ibiterane ntago biriya ari amagambo ntigeze asohoka kandi ibyo biterane twakoze ibyo bavuga byose byari bihari ahubwo nge naribajije ni igiki kibivumbaguye ejo bundi nyuma y'igiterane dukoresheje cya kane ejo bundi nyuma y'ibiterane bitatu byose dukoresheje ni igiki kigiye kuvumbagura ibintu birangije umwaka n'igice nkorera mu maso y'abandeba n'uwo yewe bavuga ahari ataje gutanga ibirego ahubwo iki kintu nge mbwira abantu ko habayeho ibintu byitwa ubugambanyi ibintu by'akagambane ubugambanyi noneho bo bubaka ikintu gisa nko kugira ngo bansebye ngo bamanure bankubite hasi ngo izina ryanjye ripfe ryandagare bashakisha ahandi hantu bashobora kuba banyura mu buhamya mu bantu ngendana nabo barahabura kuko buriya kimanuka niwe wagombaga kunyangiriza ubuhamya Pamphile niwe wagombaga kunyangiriza ubuhamya Robert niwe wagombaga kunyangiriza ubuhamya Adiriye niwe wagombaga kunyangiriza iki ubuhamya ariko aho hose barahashatse barahabura baravuga ati dushakire ikibazo iwe kuko rero n'ubundi byari bisanzwe abantu batahazi bahura n'umuntu nawe utagira ibanga utafite gukemura ikibazo ngo kirangire ahubwo birangira gishyize hehe ku karubanda nibyo nabwiye abantu ndababwira ngo Imana nago yigeze tugira nk'ibirahure kandi n'uyu munsi mbisubire Imana impamvu itatugize ibirahure kugira ngo twe kubengerana buri muntu wese adusomemo ibiturimo iyi Imana ingira ikirahure ubu buri kureba ibyo ntekereza ariko kuko itangiza ikirahure kugira ngo ngire ibanga impamvu itakugize ikirahure kugira ngo ugire ibanga ne kumenya ibyo utekereza ariko uyu munsi niba umuntu abyuka ibyo yatekereje uko yanyweye uko yariye ibintu byose akazana hano sugura cyagira ibanga noneho ibintu by'umuryango muri rusange ugaterura ukazana kuri social media kandi bijya bibaho gushwana ariko ejo mukongera mugashwanuka reka mbabwire abantu badukurikiye n'ikintu ngewe wenda cyanambabaje urikumva kimano ukuri pe ikintu cyambabaje buriya hari ukuntu umuntu avuga umuntu nabi kandi abantu baduteze amatwi bakurikirana iki kiganiro neza ntibagende basimbuka hari ikintu cyambabaje muri ibyo byose nge sinababajwe n'ariya magambo bavuze kuko nge nari mbyiteguye nari nsanzwe mbizi ko bizabaho ariko sinari nzi itariki n'umunsi n'ukwezi rero muri make nge narakomeye mu mwuka ku buryo ibyaje bimeze nk'amazi agwa ku rutare ariko ikintu cyambabaje ni uburyo ushobora kumarana umuntu mumarana imyaka mukasangira buri kimwe cyose umuzi n'igihe urwara rwaviriyemo ukizi akicara ku mbuga nkoranyambaga akavuga ibibi byawe guhera umwaka wa mbere imyaka 12 karangira ntanavuga ati nubwo ibyo byose byagenze gutyo hari akantu kamwe kazima muzi icyo nicyo kintu kigenda kikababaza iki umutima w'umuntu kibaza se mbere yaho nabereye umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu basi nta kantu keza kamwe kazima yanabwira abantu tibazi nubwo mugayira iki ariko hari ikintu kimwe muziho cyiza icyo kintu kirababaza kimwe mu bintu nakubwira n'abandi bagabo wenda reka tuvuge ko intego y'iki kiganiro harimo no kugira ngo abantu badukurikirana bagira ikintu biga mugabo nawe mugore mubana ariko mukabana mu by'ukuri hari uburyo mushobora kugirana amakimbirane n'umuntu mubana burya icyitwa urugo ni ibanga rya babiri ndetse ni n'ubwiru bw'irema ry'Imana ariko iyo ufashe ubwiru bw'urugo ukabuta hanze mu yandi magambo burya ubushenye urugo mu buryo bwa burundu rero wenda hari bagore hari indirimbo nari maze iminsi ndimo ndakora nari mperutse no kuva kuririmba mu biterane iriya za Kibungo iyo ndirimbo iravuga ngo mwagize ubumuntu ngo tukabana mu mahoro n'ubundi ko twese tuzapfa ni indirimbo yubatse mu buryo bwo kurwanya amakimbirane yo mu muryango ndabihamya neza wenda no kuri YouTube iriho kubashaka kuyumva bazayumve ariko dufite abantu benshi bambaye ingutiya bambaye n'amapantaro ariko badafite ubumuntu mu gihe cyose wubatse urugo udafite ubumuntu
icya kabiri ugahora wumva yuko mugenzi wawe ari we munyantege nke, wowe nta ntege nke ushobora kugira, burya urugo kurwubaka biba byakunaniye. rero wenda ntabwo twavuga ko turi mu biganiro by'umuryango, turavuga ku byagiye bidukomeretsa wenda n'amastress yagiye adufata bitewe n'inkuru zagiye zituvugwaho, ariko reka wenda reka abantu tuvuge ko turimo turanagana no ku musozo w'ikiganiro kugira ngo kitaba kirekire, ariko tugamije kugira ngo tubwire abantu intego yo gufata uyu mwanya tukaganira ku bintu nk'ibi ni ukugira ngo twisane ariko dusana n'abandi, tunenga ariko kandi tunashima. mu bintu byo gushima wenda reka bari nabyo mperaho, nubwo wabonye twagiye dukora, nubwo nagiye ngira ibyo bibazo wenda kwa muganga, ariko hari abantu b'Imana bakomeje kugenda bansura. hari n'abandi bantu bagiye baje kunyomoza ngo barebe koko niba narakoze impanuka, kubera yuko izi social media zicaho ibinyoma byinshi, ngo amavideo barayabonye ariko ntibemera yuko koko impanuka nayikoze. Shimira hari umukobwa umwe wavuye mu Bugesera atanze isora, atanze araza ayoboza aravuga ati ngenze nje sehashika nje kugusura, numvise ko wakoze impanuka atariko indirimbo zawe ndazikunda, atariko gusura bizi ko tutaziranye amaso ku yandi, atariko nje kukureba. Araza agera sehashika avuye mu Bugesera aransura, arangije arongera agira gute aragenda. Nubwo abantu baba barimo bagambirira kugenda badukuraho abantu, ariko hari n'abandi Imana igenda ihambira imitima yabo kubera ikimana yadushyizemo. Abo ngabo nabo bakaza kutwereka urukundo, abo ngabo ndabashimira. Hanyuma mu biganiro ngira ngo wigeze umbaza igihe kimwe, urambaza atariko nakoze ikiganiro, tariko mu by'ukuri nta n'umuntu waguhamagaye ngo aguhe pole, nta wampaye pole, kubera ko kiriya kiganiro wagikoze ariko umerewe nabi. Ibyo urimo uravuga nta urimo arabyumva kabisa. Wamaze gushinjwa ibyaha, abashinjacyaha, abajandarume b'Imana, bantuze d'Imana, abantu bitoreye kuba abajandarume b'Imana, bagutaye muri yombi, bagutaye mu wakajwiga, bari kugushinja ibyaha, bari kubyemeza, batanga ibihamya n'ibimenyetso. Aho umuntu aza akagushakira igisekuru, akagushakira nyogokuru wenda yaranapfuye, akagushakira shangazi kugira ngo akunda gushinja ibyaha. Kiriya kiganiro waragikoze, abantu baranacyumva, ariko bararuca bararumira, kubera yuko jewe nawe cyane jewe wari uri mu bitaro, wari ukeneye abantu bansura, abantu bampumuriza, abantu banshyigikira kugira ngo nivuze. Urumva nari mbakeneye cyane wenda no kurusha n'abari abandi mwagiye mukorana ibiganiro. Twari kumwe kuri dosiye, dore ko ari nabwo bahise banasohora ikiganiro kivuga yuko utari bubure kunkorera ibiganiro, kandi Imana yaranyitambitse ikamvunira mwivi ngo ngiye kukugeraho tugire gute dusambane. Hanyuma rero muvandimwe, turashima turananenga, tubwira abantu kwikosora. Nibyo abantu bari muri business, ariko be gukina ku buzima bw'umuntu. Jewe mu mugambi nari nagambire ndi hariya kuri sehashika, nkuvugire kuri kamera, nge nari nagambiriye kuzava mu bitaro ngahita njya gutanga ikirego muri RIB, kuko jewe mu bantu badakinishwa burya mbamo. Impamvu ntakinishwa, nanga karengane, nanga umuntu ndenganya, nanga n'umuntu urenganya abandi. Nge nari navuze ko ngomba kuva mu bitaro nkajya kurega aba bantu ko ari babiri, sinshaka kubavuga, ariko numvaga ngomba kujya kubarega, hanyuma bagatanga tukaburana tutanakeneye n'umwavuka. Ngewe nari bwiburanire, hanyuma bakagaragaza ibimenyetso simusiga byerekana uburyo navuye mu ivuga butumwe, nkazi Gikondo sejemu tukajya gukora ibyaha, ari nayo mpamvu nakoze impanuka. Hanyuma numvaga nakirengera muri ubwo buryo, ariko ngezeho nshyiramo tolerance. Gusa mbivuge no kuri kamera, umuntu wese uzongera kumvenyuka, umuntu wese uzongera kumvenyuka, mbivugire kuri kamera, agahimba inkuru, ariko izo nkuru akazihimba zizana kuri Kimanuka, nzamukozamo ku buryo nzamuzunguza. Kandi iyo mburanye jewe mburana urubanza rutarangira. Nukuri kwishobora byose. Mu bantu bakinishwa, mbivugire kuri kamera, Kimanuka sinkinishwa. Nta muntu umenyera, nanjye ntakagira umuntu umenyera.
nta muntu ndenganya, nanjye ntihakagira umuntu ndenganya. Uzibeshya akandenganya, icyo azaba ari cyo cyose azabona yuko yarenganije umuntu udakinishwa. Uku ni ukuri kwishobora byose mbivuze. Ntabwo gukurura ku rwego uzasaba imbabazi kandi wanasaba imbabazi, nkakubwira ngo imbabazi zanjye ngiye nguhaye ni ukujya imageragere, nibasanga aricyo kigukwiriye uzagiye. Nta tolerance rero, abantu bajye bamenya yuko batagomba kuvogera buri muntu wese uko abishatse. Ntabwo byakunda. Murakoze cyane. Yego, Imana iguha umugisha kandi ukomeze kwihangana nubwo bimeze gutyo. Yesu azaza ntabwo azatinda, kandi naza ntabwo azaceceka, azaca imanza zitabera. Abantu babaca imanza bakurikije uko babyumva, ariko we naza azaca imanza zitabera, ntahazagiraho kugoreka, kuko ukuri kwe kurivugira kandi kurisobanura. Ubwo rero Imana iguha umugisha, ndetse n'abakunzi badukurikira baduteze amatwi kandi badukunda nabo Imana ibaha umugisha kubwo kwemera gukomeza kudukurikira. Nanjye ejo nabonye warakoze ikiganiro, ndavuga nti niba Kimanuka yabashije kwicara kuri kamera akabasha kuvuga, nanjye namusura nkumva amarangamutima ye, nkumva uko byifashe muri we, kuko uburyo utaganiriye n'umuntu ntumenya n'icyo atekereza. Hari igihe ushobora kubona umuntu aseka ukagira ngo arishimye ariko ababaye. Ibi nanjye binyeretse amarangamutima yawe ukiri hariya, wari ufite ubundi bubabare uriho, ariko ubaka akanya noneho nibwo ubasha gutekereza uburemere bw'ibintu byabaga biri kuba. Rero ndibaza abatwumvishe bumvishe uburemere bw'ibyakugezeho cyangwa se n'ibyakubayeho, ariko tubabwira ngo bakomeze kugushyigikira no kugufasha mu nzira zose, inkunga y'amasengesho ndetse n'iy'amafaranga. Imana ica inzira, ubona uburyo uzajya ujya kwa muganga kwigoroza, kubera ko mu ivi ryawe harimo ikibazo, akaboko urabona ko kariho sima, no kugenda nabonye ari ibibazo. Ubwo rero abakureba kuri Solange TV, ndabizi ko mugira umutima ukunda, nubwo Satani yazanye igihuha cyangwa icyasha, ariko nzi ko nyuma y'ibi ukuri kw'Imana muzagenda mukubona, kandi nyuma y'uko umenya ukuri ujye ugaruka ku muntu, umutima wawe wongere wiringire ivugabutumwa ryari muri we, kandi wongere no kurishyigikira. Imana izaguha umugisha. Reka ubwire abantu nimero zawe za telefone. Reka nsoze. Okay, nashimiye abantu n'ibyo, ariko wenda ku ruhande rw'ibyo wari uvuze, nk'uko wabivugaga, kugeza kuri uyu mwanya ibintu nsabwa, yego, kugira ngo nyine njya kwigoroza nk'uko wabivugaga, hari amarandevu. Icya kabiri, nubwo nakoze impanuka muri kuriya kwa gatandatu, ariko ku rundi ruhande ubu uyu mwaka wose, yego, uyu mwaka wose ntabwo wavuga ko icyambere ubuzima bwacu wenda tuba twari tubayemo, nakunze kubivuga kenshi, tubayeho ku muhamagaro w'Imana. Yego, jewe nta kindi kintu kimbeshaho usibye ivugabutumwa. Yego, no kuri polisi aho barimo bambaza uburyo impanuka yagenze, bambajije ngo ukora iki mu buzima busanzwe, ndababwira ngo ndi umuhanzi, kandi koko niwo muhamagaro wanjye. yego, ivugabutumwa niwo muhamagaro wanjye. Ndi umuvugabutumwa n'umuhanzi, ariko wabayeho yanga kuremerera abantu b'Imana kugira ngo ubutumwa budatukwa. yego, Njyewe ndi umwe mu bantu bigishijwe kenshi kujya ahantu bantumiye nca amafaranga, ariko birananira. Rimwe na rimwe nkanabipima nkabigerageza. Nagize ubukene, ngira kwambara ubusa, umugore wanjye nyambarana ubusa, abana banyambarana ubusa, ariko ndyama ku kintu cyitwa ubuhamya. Ndavuga ngo ntabwo umuntu azampamagara ngo umubwire ngo urampa 100, ngo urampa 200, nkumva igisebo naba ngize ngiye guhagarara imbere y'abantu ndirimba, ariko naciye umuntu amafaranga, nkumva ntabwo nabikora. Bigatuma nemera rya jwi ryambwiye ngo umugisha wawe uri mu murimo wanjye, nzakwitungira ndi Uwiteka. Hanyuma iby'Imana impaye akaba ari byo ntora. Yampa 5 itabimpa nkihangana. Hanyuma rero muri iryo sezerano ryayo nkoze impanuka muri uku kwezi kwa gatandatu, ariko nyine ndi mu isezerano ryayo. Kandi icya kabiri, sinzajya gusabiriza ngo njye gupfukama ku mihanda ngo mvuge ngo abana baburaye, ahubwo abantu bafite umutima w'imbabazi, abantu bafite umutima w'impuhwe n'urukundo, abantu bumva neza igisobanuro cy'ibyo ndimo ndavuga, atari babandi bavuga ngo dore ngo byaje gusabiriza. Uvuga burya ngo cyaje gusabiriza, ni ukuri nta mwuka w'Imana uba umurimo. Ariko umuntu ufite ubumuntu nyabwo yumva neza, akumviye muri context y'icyo Imana yanakuvuzeho, akagushyigikira. Rero mu by'ukuri natambutsa nimero nk'uko mubinsabye, ariko ndifuza ko abantu banshyigikira
ntabwo kwa muganga bansezere kuko nakize. yego Izi nshinge za insuline za diabete ndi kuzitera, agacupa kamwe kagura 10,200 yego kamwe gusa. Amaserenge nkoresha n'ibindi bikoresho birimo kwitobora wipima ubumashini n'iki byose n'igihe ubyigurira. Hano noneho ntabwo mba ndibuvuge ngo harakora mituweli, oya, ngiye kuri farumasi ni 100%. Rero nkeneye amaboko y'abantu, nkeneye abantu banshyigikira bakamfata amaboko bakansengera ariko bakanansura. Ngewe iwanjye nta muntu njya mpeza, bajye banaza banarebe koko niba ibyo mvuga ari ukuri. Kuko abantu bagira uburyo nanahambiraho ibibuye nkagira nka gutya ngo nakoze impanuka kandi ari igiti kirimo. Muzaze munarebe niba ari ibiti koko, hanyuma mudushyigikire, mudusure, muduhumurize, mudukomeze, Imana izabaha umugisha. Rero ku bakunzi ba Solange TV, kuri Savana TV show, ku Bugingo TV1 n'Ibishura TV, nubwo zo zaryamye ahubwo zimwe ndazishyira no ku isoko, ushaka cano yo kugura aze mugurisha Ibishura. Cyakoze Ubugingo bwo sinabumuha kuko buriho indirimbo zose, ariko Ibishura yo ndayigurisha. Impamvu nyigurisha ntabwo ndi kubona uburyo nayikoresha, sinakifatira kamera, sinagira gute. Rero ndayigurisha kuko ejo bazayambura historique kugira ngo nzayegure n'ikibazo. Muze mumpe makeya, Ibishura TV ndayigurisha kuko kugira cane ebyiri ntashoboye nabyo nta kintu bimaze. Uzaza tuzumvikana. Burya na cano murazigurisha? Cano nzayigurisha. Rero Ibishura TV ndayigurisha, munkorere marketing. Ntago narimbize. Nayimeze neza ariko muri iki gihe kubera ntashoboye kuyikoresha ndayigurisha. Uwanze kwibahombye ibye. Murakoze cyane. Rero nimero zanjye ni 078 28 20 137 0781 28 20 137 078 28 20 137. Amazina ariho ni Hangana Buzuye Paul. Ukanza akanyenyeri nkikabona inyoroshyo tayari. Reka dusoze dusenga, ariko abantu bashobora kugira ngo twari hano twenyine. Uyu muntu wa Savana TV show, yego, reka dusengera Imana kugira ngo n'abantu bakumve. Yego, abadukurikiye mureke duce bugufi dusenga Imana kugira ngo umwuka wera aze gushyigikira ibiganiro byacu. Mana yera, Mana ikomeye, wera wa Israel, turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe, kandi tugushimiye yuko mu byo twavuze, mu byo twakoze byose wabanye natwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Abadukurikiranye tubasabiye umugisha, kandi witi gukomeza ugenda mu mitima yabo, wakomeze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.